nimba hari itorero ADEPR sinjya nyigirira ubwoba ririya torero rifite abantu bamazemo imyaka 50 n'ubu bari kwiruka baza gukizwa natwe turimo sibyo hanyuma wenda kuvuga ngo ubuhanuzi ngo cyangwa ibibazo birimo bira ntago bidutera ubwoba kuko tuba tubizi bitaraza we nimba hari impungenge ntajya ngira ntago njye ngira impungenge ziri torero ryitwa ADEPR ujye utinya itorero umuntu asengeramo akayamara imyaka 50 atarahindura se imyaka si myinshi ngewe nakishijwe muri 2002 mfasha ubwo ni ngahe ubu nguko ni 21 cyangwa ko ibaza itorero maze miyo myaka ntafite umutima wo kuzarivamo ubwo iramutse ivuze ati reka nkoherereza undira shaka kiragwa kuviramwa aka kabazo inyoherereza undi yego ariyo ibivuze uzajya utanga zake ya zose ariyo ibivuze yego pura rero ikintu Imana yavuze wenda hari n'igihe bikora itabivuze ahubwo ikabiguteramo bikaba kuko ikorera mu bwenge bw'abanyabwenge gakora no mu buhanga bw'abahanga nkuko hari ibyo yakoze itambajije ubundi ijya kumbabaza se yarambajije genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka mbasuhuze mbashimira mwese mufata umwanya mu ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Imana ijye bahumugisha cyane. Urugendo rurakomeje, abantu bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese muri ibiganiro byacu ndabasuhuje cyane. Nitwa Samu Gakire, nkomeje urugendo rwanjye rurakomeje umunsi ku munsi. Jada ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Mama Sharirene, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze neza? Meze neza. Urasa neza? Yego kubera Imana. Kubera Imana. Ariko nta n'igihe nigeze mbona Mama Sharirene adasa neza. Kereka kera cyane bwo ntimwari no kumenya. Ukiri Dubai kwa Nuza. Kandi pimiro 45. Genda saga nabi ntabwo abantu narinzwi n'abantu bo mu rusengero badakoresha izi mbuga. Yego. Mama Sharirene hari kuntu wenda umuntu ashaka kukureba akavuga ati ko Mama Sharirene ko uraraga komi irihe bagukoresha kwa dasaza uko biri kose ngewe hari ibintu nabonye bishobora gutuma umuntu asaza vuba. Icyambere harimo kuba wagira ubuzima bubi kandi ntubashe kubwakira. Hanyuma n'ubukene ako kabura gatsindwa n'ubukene. Hanyuma ariko wanabasha gusenga by'ukuri bitarimo amanyanga, burya ari n'itoto rituruka ku Mana kuko ngo no mu busaza bwabo bazakomeza kwera. Yego. Rero utanywa inzoga, yego, udasambana, yego, utari ikigome, utagira ishyari, utanungunika ngo ejo nzarya iki wundi wabusazishwa n'iki. Aje gusambana bitwa cyangwa kusambana bizana itoto. Okay, mumbabarire ubwo wenda mbivuzemo kuko iyo umuntu wenda ari umusambanyi ahora yikanga byinshi. Uzi no kuba uvuga uti aho ntibabimenye. Wahura n'umugabo gore w'umugabo watwariye umugabo kose buriya yababizi no kugenda wikanga no mu mutima ukumva ko hari urubanza ufite wenda nicyo. Yego, mbese kubaho ubuzima bw'ibyaha bwo tumera ibyaha butera stress. Iyo rero ugenda wirinda ibintu nk'ibyo, guhemukira abantu, kubagirira ubugome, kunungunikira iby'abandi, kugira ishyari n'umutima mubi n'ibyaha, bira bintu n'inzara. Yego, nabyo bishobora gutuma usa nabi. Ako nk'ubu ko komba nariye icyo nshaka, yego, nkambara icyo nshaka, kandi ibyo ndi kurya, ibyo ndi kunywa mbifitiye ubuhamya. Ntabyo nibye, nta bantu nakuye ibyinyo, mbese ni ibintu ufitiye ubuhamya. Ubwo nari ngiye kuvuga ngo nk'umusingo mada, umugore udafite umugabo, yego, yariye neza akanambara neza, rimwe na rimwe hari igihe abantu banushana ati abizi ko afite abaterankunga. Yego, ibyo bintu yo uzi ko bitavuye mu kisi, navuga ko nimba ari ngiye kuvuga ngo mu mwijima cyangwa se mu buryo butari bwiza. Yego, ukamenya ko byavuye ku Mana, cyangwa se ukavuga ati hari uburyo mvuga ngo
se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi n'abadafite shinge na rugero, ukaba uzi ko ariho byavuye. yego. Ibyo bintu wabisobanurira ute? Kuko hari nk'umuntu udukurikira ushaka gusobanura ibintu ukamubwira ati nyamara umuntu ashobora kwambara neza akarya neza nta mugabo afite, yego, kandi bigakunda. Ibyo bintu birashoboka rero. N'uwabivuga ntabwo namurenganya kuko barabivuga, yego. ariko ngo ibintu bidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Kandi buryo bavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya unyeganye ga uhora uhamye iteka ryose. Yego. Ubundi Imana uko uyifashe niko imeze, niko kuiza. Uko wizeye Imana, uko uyizera ukayigirira icyizere, niko iza mu buzima bwawe. Nimba ngiye mu mateka yanjye no mu buzima bwanjye kuva namenyana n'Imana, cyangwa hari aho nageze nkavuga ngo nkumva niyo mbaraga zanjye, niyo muterankunga wanjye, niyo byiringiro byanjye, ibintu byose nkabishyira ku ruhande nkayizera, nta kuntu nayo icyizere nayigiriye itakinyereka. Yego, kuko hari ibyo waretse ukayikurikira cyane, nayo bigomba kuza mu byawe. Kuko hari ibintu bidakunda. N'abana b'abantu bajya bazirikana abandi, nkaswe Imana yo mu ijuru nimba narayisenze ikambwira ngo nzakubera umugabo mu gihe yabonaga mukeneye, hanyuma nanjye nkavuga inti n'ukuri sinzaguca inyuma. Ibyo bintu tukabivugana turi babiri, hanyuma koko sinyica inyuma, ni gute se yitambera umugabo? Ubwo rero iyo bigeze aho nkakenera ikintu mitanye bw'intu ribuka kwambwiye kuzambera umugabo, uriya mwenda ndawukunda, ubu buzima nibwo nkunda. Hari akantu nabonye, hari icyangwe Yesu, hari icyangwe nabonye, ari ikanzu mbese tukabiganira. Ntago Imana njya nyifata ngo nyifate nkituye mu ijuru, oya, narayimanuye ngewe na uri umugabo w'uru rugo. Ubwo rero niyo ngiye kuryama ntanyibwe intu ze turarane, yije mu buriri kabona nta mugabo ururira buraburiri, tuvuga ituri umugore wanjye koko, mbese ikamarasiyo nta kibazo, ikaca inzira aho zitari. Hari abantu duhuje kubyumva kuko atari njye nyine bikorera, abatabyumva nyine nta kundi. Yego. Ubwo impamvu nari mbibajije kuko hari abatabyumva, ariko hari n'abari buze kuvuga ati umvugiye ibintu. Yes. Ibyo uvuze nanjye koko niko berega Imana ifite abagore itunze muri uburyo benshi. Yego. Ase ubwo iramutse ivuze ati reka nkoherereza undira, shaka ntabwo kubira mwaho aka kabazo inyoherereza undi. Yego. Ariyo ibivuze, uzajya utanga zake ya zose, ariyo ibivuze. Yego. Pura rero ikintu Imana yavuze, wenda hari n'igihe ibikora itabivuze, ahubwo ikabiguteramo bikaba, kuko ikorera mu bwenge bw'abanyabwenge, igakora no mu buhanga bw'abahanga. Nkuko hari ibyo yakoze itambajije, ubundi ijya kumbabaza se yarambajije. Ijya kumbwira ngo uzibana imyaka 14, ntabwo yigeze ibimbwira, nabyisanzemo. Ubwo ibyo bindi nabyo bivuze nabyisangamo. Iyo umuntu se yisanze mu marira ugira ngo kwisanga mu bitwenge nibyo byamunanira, gusa singushubije. Ibintu byose bituruka ku Mana, nkubwije ukuri. Naho byaba ari ibikuriza, naho byaba ari ibikujyana muri gereza, naho byakujyana mu bitaro, kuko ibyiza n'ibibi ku Mana byose bikora umuti. Hari igihe ariko biza warafashe ingamba. Ntabwo wafata ingamba ngo uvuguruze Imana, ubwo waba uri igihangange bwoko ki? Ntabwo bishoboka. Mu gihe utari wavugana nayo cyangwa se ngo ugire ibindi utekereza. Hari ingamba ufata nkawe. Nese ubu nta bintu twagiye duhindukaho kandi twe twarafatiye ingamba. Kuko naritegereje sanga twebwe tumeze nk'abana. Nk'ubu mfite abana, umwe aricara ati mama nzakubakira inzu, undi akicara ati mama nzagutembereza i Burayi, kandi nawe ntarajya kuri airport. Sibyo? Yego. Akakubwira ukuntu azakugurira inzu n'imodoka, ibyiza byose azagukorera. Ariko buryo yamaze guhembwa ya mbere, hari igihe mama atamwibuka, ahubwo akibuka ka kana barangirije rimwe. Sibyo? Yego. Hari n'igihe arangiza ari muri zindi situasiyo zimusaba kumenya ubuzima bwe. Ese ugira ngo icyagiye abitekerezaga yari afite umutima mubi? Natwe rero ku Mana hari imyanzuro dufata, ukavuga uti ngewe nzabigenza gutya, ugapanga ukuntu uzabyara 3, ugapanga ukuntu nimugira imyaka iyi niyi we n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, kandi ukabipanga utazi ko hari igihe kizagera agapfa, hari igihe kizagera urukundo rugabanuke mutandukane, hari igihe kizagera ibyo wapanze ntibikunde. Rero natwe hari ibyo dupanga nk'abantu,
ariko Imana ikabyanzura nk'Imana. Ikintu rero Imana yemeye nta muntu wabasha kukivuguruza naho yaba ari nge. Yego. Ikintu nari butangiriro nkubaza umaze igihe kinini utagaragara muri social media cyane. Yego. Ejo bundi nibwo nawe mu kiganiro abavandimwe bakoze avuga ati abadamu baje bagakora ibiganiro bari bakoze urutonde rw'inyigisho zanyu zafashije ahantu bigezeho bamwe na bamwe mu mira nk'abacecetse cyane cyane. Reka twigarukire kuri Mama Charlene wari umaze igihe atagaragara kuri social media. Inyigisho zawe zagiye zifasha abantu zikabakomeza cyane cyane. Reka mvuge ku badamu bagiye banyura mu bihe bikomeye, inyigisho zawe zagiye zibakomeza. Nubu hari abakizumva, hari n'igihe ubona nk'umuntu yapostinze akavideo kawe umunsi akandikaho amagambo bikagaragara ko ya nyigisho yakuyemo ako kavideo yamufashije. Mama Charlene yaramaze iminsi ahugiye mu biki cyane. Umuntu avuga ati ndabona iki kibuga cya YouTube kitameze neza, reka mfate umwanya ntiherere njye gusenga. Yego. Mama Charlene yaramaze iminsi ahugiye mu biki rero. Ngewe ntago navuga ngo hari impamvu yatuma mvuga ngo iki kibuga kimeze nabi kuko aho hameze nabi ahubwo niho biba ari fresh. Yego. Wenda uretse ko ari abavuga ko Imana yababwiye kuri ADPR nk'itorero ryawe ukunda, wafashe umwanya wo kubasengera cyangwa se wabonye n'ubundi byo abantu bari kuyivugaho n'ubundi ariyo biri kwerekeza? Kanze nkubwire ngewe nimba hari impungenge ntajya ngira. Yego. Ntago njya ngira impungenge z'iri torero ryitwa ADPR. Ujye utinya itorero umuntu asengeramo akayamara imyaka 50 atarahindura se imyaka si myinshi. Ngewe nakishijwe muri 2002 mfasha. Ubwo ni ngahe? Ubu nguko ni 21 cyangwa ko nyanumba. Ibaza itorero maze miyo myaka ntafite umutima wo kuzarivamo. Ubwo urumva ngiye ni duki niba gutenga se cyangwa bakakwirukana. Ngewe oya nta muntu ADPR ijya yirukanira tenga ariko ntiyirukana. Oya iyo umuntu atenze harya none se iyo utenze ntago ubutenze ku ntebe wicaraho. Ntago ubutenze mu rusengero kwigaburo, ubutenze kwigaburo no mu nama wenda z'abakirisitu. Nuko wagira hari umurimo w'Imana ugaragara. Umurimo w'Imana yego. Wenda ukaba bakwima icyangombwa kivuga butumwa. Niko nibwira ko utakongera kuvuga ubutumwa, utakongera kuririmba. N'urugero nka Tejo bone namukoresha ikiganiro bose babireba ari kumbwira ukuntu igihe yari amaze atenze ambwira ko atigeze yumva ko ibyo mbwiye by'uburyo umuntu anamba kuri ADPR. Ikiganiro tumaze iminsi tugiranye yambwiye ko baramutenze anamba bakajya ajya gusenga n'ubundi atemerewe kuba yatumirwa ngo aririmbe, atemerewe kuba yagira ute, birangira bamubabariye. Ubu ngubu bari mu byishimo. Yarambwiye ati nimba ari n'umunsi wa mbere nabonye imigisha yanjye ifunguka. Reka nze nkubwire n'umunsi nta muntu ADPR yirukana. Abantu baza kubeshyera ADPR ngo irirukana no. Iyo ufite ikosa wakoze cyangwa se bakanakubeshyera, ushaka no kubeshyerwa kubera ishuri uri kwiga. Yego. Icyo bakora ni ukuguhagarika, kandi iyo baguhagaritse ntibaba bakwirukanye, baba bagira ngo bakugorore. Ni nka gereza, genda wisubire murebe. Ariko nta muntu birukana. Hanyuma ibyo kuvuga icyo nari mpereho nkubwira ngo nimba hari itorero ADPR sinjya nyigirira ubwoba. Ririya torero rifite abantu bamazemo imyaka 50 n'ubu bari kwiruka baza gukizwa, natwe turimo sibyo. Hanyuma wenda kuvuga ngo ubuhanuzi ngo cyangwa ibibazo birimo bira ntago bidutera ubwoba kuko tuba tubizi bitaraza. Amakuru tuba tuyicaranye. Ubundi umuntu usengera muri iri torero akaribamo koko nta kintu gishobora kuza muri iri torero tutakizi. Kandi iyo twabibwiwe abasenze bakabana nayo bitubwira nuko tuzitwara n'ibikomere. Niyo mpamvu uzabona hari imiraba n'imiyaga bize ariko abantu bakagumamo sibyo. Hakumwe igiti umuntu akizunguza imbuto nyine zidakomeye zikagwa ariko izikomeye zikagumamo. Ibi rero simbifatamo nk'ibintu by'impungenge gusa abantu bantera gahinda nabaza ngo Imana yabatumye kandi itabatumye, kuko Imana igira ikinyabupfura, igira ubwenge kandi ntizi guteranya abantu.
kuko Imana yaba yateranyaga abantu na ba nyiri gutanga ubutumwa baba bafite amakosa bakoze bari kuyivugaho n'ubundi ariyo biri kwerekeza. kanze nkubwire ngewe nimba hari impungenge ntajya ngira Yego. ntago njya ngira impungenge z'iri torero ryitwa ADEPR. Ujye utinya itorero umuntu asengeramo akayamara imyaka 50 atarahindura se imyaka si myinshi. Ngewe nakijijwe muri 2002 mfasha ubwo ni ngahe ubu nguko ni 21 cyangwa ko nyanoma. Ibaza itorero maze miyo myaka ntafite umutima wo kuzarivamo. Ubwo urumva ngiye ni duki niba gutenga se cyangwa bakakwirukana. Ngewe oya nta muntu ADEPR ijya yirukanira tenga ariko ntiyirukana. Oya iyo umuntu atenze harya none se iyo utenze ntago ubutenze ku ntebe wicaraho. Ntago ubutenze mu rusengero kwigaburo ubutenze kwigaburo no mu nama wenda z'abakirisitu nuko wagera hari umurimo w'Imana ugaragara. Umurimo w'Imana yego wenda ukaba bakwima icyangombwa kivuga butumwa niko nibwira ko utakongera kuvuga ubutumwa utakongera kuririmba. N'urugero nka Toje bone namukoresha ikiganiro bose bakurikiye bashobora no kujya kuri Mama Charlene official bakareba ibiganiro bakareba byinshi ngira ngo umusirikare wa Kristo. Yego menya nibi mububatse biri mu ma episode ngira ngo turaza gushyiraho link munsi y'iki kiganiro ku buryo umuntu wese uri bubashe kunyura kuri iyo link ari bugeho akareba byinshi cyane. Ikindi kandi umuntu ukeneye kumuvugisha uyu mubyeyi agira inyigisho nkunda kuri muri ba bantu badahanura ari uko tubatunze kamera ahubwo bahanura ariko Imana ivuze. Ubwira umuntu yari ko Imana imugutumyeho kuko hari umuntu ushyiraho kamera kubera kazi ko hari abantu bari bazabireba agahita avuga ati iravuze. Yega birana byose kuzabahonda yabijya ku mponda impori kuvuga si itegeko. Yego ariko mwasengana ni arahugura aba mama ahugura n'abandi bantu n'abajene. Inyigisho ze ngira ngo murazizi abatazizi nabwo muraza kujya kuri Mama Charlene official. Ikindi baguhamagare kuri nimero ya 078 8 42 8 urakoze cyane Imana iguhe umugisha. urakoze nawe.